umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori ku isi hose wijihijwe kuri no tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu mu 2023. Ni umunsi wijihirijwe mu gihugu cya Denmark ku banyarwanda bahatuye hamwe n'inshuti zabo. Abanyarwanda bari bakubise buzuye, ni ukuvuga ngo abanyarwanda batuye mu gice nka Rwanda baje ari benshi cyane, n'abanyarwanda baba mu gice cy'umujyi mukuru ari wo Copenhagen nabo bari buzuye muri sare nini cyane hamwe n'inshuti zabo. Bijihije uwo munsi w'abari n'abategarugori. Ni umunsi watangiye hagana ku gicamunsi mu masaha y'isa 8, uko byari biteganyijwe. Gahunda rero uko yari iteganyijwe guhera saa 7 n'igice, saa 8 kwari kuhagera kw'abashyitsi, haza gutangizwa n'amasengesho yatangijwe na Pastor Dativa. Haza kubaho noneho ijambo ryo guha abashyitsi ikaze, ni ijambo ryavuzwe na perezida wa diaspora ariwe Paul Nkubana. So thank you very much to niyo mpamvu nanjye nasubira mu ijambo ngo mwubahwe. That's why I'm also repeating again and say be respected and honored. Byaragaragaye ko nta mugore, which has been said that without a woman nta terambere, without a woman there is no development. Nta mugore without a woman nta majyambere, no development. Nta mugore without a woman nta kintu cyagerwaho. You cannot reach on another level in life. Iyo uhaye umugore umurimo, when you give a job to a lady, awukora neza, you do it well, kandi hakavamo umusaruro, and you can see the harvest. Abagore rero ni ingirakamaro. Women are very important and useful in life. Niyo mpamvu twese duhuriye aha kugira ngo tubahe icyubahiro cyane. That's why we are here to celebrate and honor them in their respect. Byukuri nta magambo menshi dufite yo kuvugira ngaha. We cannot say much here before you. Ko turafite abagore, turafite abayobozi bacu. We have our leaders. Bafite ibyo baduteguriye bikomeye. Who have something prepared for us which is important. Kuko uyu munsi ni wabo. It's their day. Icyo twebwe turangazwa agazangaye na discharge. Here as chairman and vice chairman, ni ukugira ngo tubereke ko tubashyigikiye so that we support you imbere y'abanyarwanda. Before all the Rwandans. Ariko ibyinshi turabizi ko mubifite. The most important, we know that you have everything that we need. Nyakubahwa ambassador, honorable ambassador, ndagira ngo tugutume we want to specially present you with a message. Tugushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu, to thank our president, uburyo yahisemo neza, who was chosen very well, agateza imbere umugore, umwari n'umutegarugori. To be who you were, you do it with a lot of love. And then also want to recognize our ambassador of Rwanda and Nordic, Dr. Diana Gasumba, who is here today. She will give us a word in the moment. And then also we have Paul, who will come after me. So please, I want you to tell him that feel at home. Everything happening here is celebration of a lady. And if you don't celebrate a lady, then you're in trouble. So today, if you don't want to get in trouble, please celebrate a lady. And we're here to celebrate. So tell me to celebrate the lady today. So thank you very much. Noneho haza gukurikiraho itorero ry'ababyinnyi baba Rwanda mu gice cya Rwanda. Iryo torero rikaba ryitwa abarerwa culture troupe. Nibo baje gutangiza imyidagaduro babyina mu mbyino za Kinyarwanda n'ibindi bitandukanye. Rwanda
habayeho kandi ijambo ryakurikiyeho ryari rya Presidente uhagarariye abari n'abategarugori ari we Mujawamariya Georgette. U Rwanda rwatangiye kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'umugore mu 1972, ariko icyo gihe byari imvugo gusa, nta bikorwa byari biriho, byari imvugo mu magambo, aho umugore yimaga amahirwe yo kwiga, gukora, kuyobora cyangwa kwikorera, yewe byacishagamo akanakubitwa. Muri make guhabwa agaciro, ntawe yahabwaga agaciro akwiye, cyane ko kenshi mu kinyarwanda gari yariho ishyira umugore hasi, ariyo nk'umugore uvuga ngo urugo ruvuza umugore ruvuga umuhoro, iyo umugabo akenye bituma atikwitira umugore, nta mukokazi ibigisanje hari. Iyo migani yari migani gushyira hasi muri icyo gihe cya kera. Nyuma hakurikiraho umuvugo waje kuvugwa n'umwari ari we Denise Umunyana, niwe wavuze umuvugo mwiza cyane mu kinyarwanda. Nyuma rero hakurikiyeho inshuti z'abanyarwanda, harimo abatandukanye bagiye. Hello, it's wonderful to see so many people appear today. We've had some slight technical challenges, so I was going to show you a fantastic video of my young friend Brown Yansaba from Nyagatara district. Unfortunately, unless miracles do not cease to happen, and we've got a super technician or somebody who's got a projector, an old-fashioned projector in their car, I don't think we're going to get this video to work. But I will just give you a bit of context, and I hope that Jim in Gorga, my friend, is going to send you a link to the video, which is about 14 to 15 minutes of this young woman who's deaf. She's 35, and it really is worth watching. You'll hear her voice, and she's got the support of a Rwandan sign language translator. So a bit of context, I've been working with an international organization called VSO, Voluntary Services Overseas, for 10 years. So I started off with a placement in the National Council for Persons with Disabilities with the Rwandan government, where I lived and worked in Rwanda from 2013 to 2015. And since then, I've been back supporting assessment centers, because there's been some incredible education programs. So we've actually managed to recruit many education graduates out of the universities, and they've been on a 5-year program building a learning foundation. And now the Rwandan government has implemented a new education program called Rwanda Equip, which is very much child-centered learning. Oh dear, right. So that's really the background for my involvement in Rwanda. Haje gukurikiraho ijambo ry'umwe mu rubyiruko ari we Edidia Karekezi, avuga ijambo future achievements. And lastly, I'll just like to say Happy Women's Day to all beautiful women here today, and thank you all for being a part of this. Thank you very much. Wow. Now that is the woman. You heard her. She's young but mighty. You can see she got good thoughts, and women, we are everywhere. And watch out, we are going to really take over the world. cyane nawe nk'umwari n'umutegarugori kuri uwo munsi, cyane ko dore ko bahawe ijambo, bavuga ibyo bagezeho, ibyo bakoze, uko babibona, uko aho bari mu gihugu nk'aho bavukiye cya hano, iyo bagiye no mu Rwanda ibyo babona, impinduka nyinshi bajyana yose n'ibyo bahigira iyo bavuyeyo. Yavuze ijambo ryiza cyane. Nyuma akurikiraho nanone undi mwari n'umutegarugori witwa Patricia Muhirwa, nawe wavuze ibyo nakita ngo umuvugo.
Hanyuma rero haje gukurikiraho itorero nanone ribyina ariko ryo rikaba rikorera mu mujyi wa Copenhagen ryitwa Umurage Culture Troupe, naryo rirabyina neza mu mbyino nziza. Baje gukurikiraho rero ahagana ku musozo ijambo rya nyakubahwa Ambasaderi Dr. Diane Gashumba wavuze ijambo ryiza, atanga impanuro, avuga uburyo abadamu bahawe agaciro mu gihugu cy'u Rwanda, avuga ku bijyanye n'uko imiyoborere ihagaze n'uko kera byari bimeze. Ni ijambo ryari ryiza cyane yagejeje ku banyarwanda bari bari aho ngaho. Twasigaranye abagore benshi bayoboye imiryango kandi itari imiryango mbese nta kintu bafite na kimwe. We were left with the families with only women who have broken families. Ariko kubera ubuyobozi bwiza banabivuza bambanjije mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame, because of the good leadership led by our president Paul Kagame, wagerageje kongera kutwubakamo icyizere, akatubwira ko dushoboye, akatwomora ibikomere, who has also encouraged us to build us confidence in us, so to tell us that we are capable, we are able, we can do it. Nubwo yabikoze agashyiramo imbaraga, umuntu wese wari muri kiriya gihugu ntabwo yumva ko byashoboka. Even if he did it and put a lot of effort in it, people couldn't believe that it's possible. Kuba abagore bagize ubutwari bwo kwakira n'iryo jambo bakumva ko bishoboka, bakaryizera. Even women to take that word into them, to accept it and have faith and believe in it. Nyuma rero haje gukurikiraho ubusabane, turasabana aho byari ahagana mu masaa 12, abantu baraganira mu buryo butandukanye. Haza gukurikiraho rero igitaramo cyari kiryoshye cyane. Igitaramo hari hatumiwe umuhanzi nyarwanda ari we Kenny abenshi muramuzi. Aho ku ruhande akaba yarafatanyije na DJ Flor. Byari ibintu byiza cyane, abanyarwanda bagira ubusabane ku munsi. Nubwo hari abagabo nyine twaje gushyigikira abadamu bacu, wari umunsi mwiza cyane kuri uwo mugoroba. That I would even sing my